buri kintu cyica ADEPR kibamo ninge ziba muri ADEPR kuri buri manda yari buri muntu wese urebye zahuzwa n'umuntu kandi ejo naramubonye ariko najyaga mbona nkabona iteka intambara zihaguruka zirasa umuvugizi we kandi ukuntu ari n'umuhanga umuntu uzitegura akoresha abahanuzi uyu mugabo Izayi intwari nkurikije intambara amaze iminsi acamo uwo abandi ntavuge nemeje ko Izayi nk'umwuka wera mbwiye none iramuca n'ubundi itarigeze iza kumwimika ne pastor wandika rwandiko mpimbano Imana idutuma se kwica bagombaga ko barasabye Imana ubu uyu munsi rero kubera ubujiji inzandiko mpimbano byitwa ngo ni ishyaka ntago iryo ari ishyaka damu ni iruba vaho njye nanjye ngewe narababwiye nti wirwanirira ADEPR ifite ikiri ikora niba uri pasiteri jya muri CH kubwirize jya muri Mageragere ubwirize wanze kubwiriza mbere urugiye kubwiriza hehe Mageragere baracyari kuri station yari ako nagatsiko k'amabandi gashaka kwica umurimo w'Imana abo ni ba Dorotirife so n'abanyamuhamagaro icya ubise nk'ubu muntu ureba ngo pastor yanditse urwandiko mpimbano uramufata kubera imburuburuza abantu badashaka kwibuka mufate igare munyonge mu abanyonzi wahoze ari umuvugizi wingirije w'itorero rya ADEPR yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 mugabo kuba bamukata imyaka 7 n'izo miliyoni azazigaruza kuba ari bishop nabahanga kuko namenye ko umuntu ashobora no kujya muri gereza akamara imyaka 10 kandi ahakana icyaha avuga gereza akazakatirwa agasohoka agatabura yayandi yatabitse Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, bihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri munshe z'isi zigiye zitandukanye. Niba utameze neza mu buzima ugire kwihangana wizere ko ejo n'ejo bundi ibintu bigomba guhinduka. Turi kumwe na Pastor Fani. Pastor gira ijambo bwira by'umwihariko abantu bagiye kubana natwe mu kiganiro batameze neza bagowe n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ushaka kuvuga ati uyu mwaka dushobora kuba tugiye kuwusoza nabi. Oya we katubabwire ngo ndabifuriza ko mwawusoza neza kandi mukawusoza mutarwaye n'abari barwaye batangiye n'indwara zagezeho nabwo mugakomera mugaragaza intege nkeya ngo umwanzi abishime hejuru ahubwo wumve yuko Imana umwanzi yaguteza uburwayi atari uguheranwa nabwo cyangwa se ngo wumve ko Imana yakwibagiwe. Hari abantu barwara cyangwa bagaca mu bintu bikomeye agasigara yitotoma avuga ngo se Mana ngo uri kumwe nanjye se Mana uracyanyumvire se Mana uracyari mu ruhande rwanjye ni ukuri Imana iri mu ruhande rwawe nta nubwo byaba ngombwa ko twaba mu buzima bw'iziteka tudaciye mu ntambara mu bikomeye byose tugomba kubicamo ariko nawe tukabona ukuboko kw'Imana tukabona gukora kw'Imana. Rero ndabifuriza gukomera kandi turanabasengera kugira ngo Imana ibafashe muzambuke umwaka mujye mu mwaka wa 2024 muri amahoro muguwe neza. Abanyarwanda bavuga ngo muzawurye ntubarye kandi muzawurangize dufite ibikorwa byinshi kuko ugira intego aho uri ku gisasiro ugira intego uvuga uti nunkiza nzakora ibi nzajya cyako byiza kuko hari igihe tubana n'Imana ariko tukanayihemukira ariko twumve ko nubwo duhemukira Imana itareka kudukunda idukunda ariko none tugira ishyaka ry'ibyiza noneho tuvuga uyu mwaka naratsinzwe nacitse intege nagiye kure yawe nakoze ibi nibi ariko mutaha nyongerera imbaraga nzabasha gukora ibi nibi. Rero mukomere kandi mwihangane turabaturaho ijambo ryo gukomera turabaturaho ijambo ryo gukira no kumera neza no kurindwa n'imbaraga z'Imana. Yego ni byiza cyane rero mukomere mu byo murimo byose. Uri mu pasiteri hajya w'imiswa ryari
yewe se maze imyaka myinshi damu maze imyaka 18 ndakuze ndashaje uri pasiteri izimbi nizinuza yego maze imyaka 10 n'umupasiteri nkamara indi 8 ndi revera sutswe amavuta y'uburevera nubwo ntari kumva ni igihe kinini cyane ndumva ibyo ndibuze kukubaza rwose uraza kuza kudufasha ukadusobanurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko by'umwihariko kuko ikiganiro byo tuba dukora byose nibigambiriye kubaka umurimo w'Imana katugusaba abandi dusengera Uwiteka kugira ngo azabane natwe ntitwiyobore ku bwacu. Mana data wa twese duciye bugufi imbere bwiza bwe kugira ngo uturinde kandi uturindane n'abacu n'igihugu urinde buri muntu wese udukurikiye aherereye yaba ari kwa muganga bari mu kazi yaba ari mu rugo ari mu turimo tumwe n'utundi Uwiteka Imana Nyiringabo ndasabye kugira ngo imbabazi zawe zibabeho kandi ubuntu bwawe babeho ubarwanire kandi ubatsindire ubakure munsi y'igitari kibatsikamiye cy'amateka ahubwo ubashyire mu itangaza ryawe ryo guhora batura banaramya bavuga kujya neza kwawe kuko ushobora byose twarakubonye twabonye ibintu bikomeye wadukoreye kandi n'ubu kidukorera rero abadukurikiye bose ndabasengeye ndabakuragije Mana Nyagasani kugira ngo barinde kandi ubite ubabere byose ubabere igisobanuro ubabere ubushobozi ubabere akabando nzi neza yuko uzabana nabo ndetse n'abana bacu bagiye kujya mu bizame turagusabye kugira ngo data nabo bahe ubwenge bakomeze kandi bazaza mu biruhuko barya iminsi mikuru neza uzaduha ubwenge twega ababyeyi bwo kubasha kubitaho no kubaho uburere bukwiye ariko cyane cyane tuberekeza imbere ya data tubakuragiza kugira ngo ukomeze ubaturindire urakoze rero musabye nizeye mu izina rya Yesu amen. Amen. Uwiteka guhe umugisha cyane kandi namwe mwese aho muri Uwiteka abahe umugisha. Ni nyuma gato y'ibyavuzwe byinshi cyane bikomeye bivugwa ku itorero rya ADEPR ndetse n'ibyabereye mu itorero rya ADEPR ADEPR ntabwo biri buze kuza koroha cyane ariko wenda buriya basanga bari kugira umurongo ubwo amategeko y'u Rwanda aba yahageze ribu yahashinze ibirindiro izera ko bitabisobanuka neza cyane nese kwizera ko ntuza ribu ariyo ifite guca iteka intambara zaba ziri mu itorero wenda ntabwo uvuga ADEPR itorero ryose muri rusange kuko itorero ni rimwe kandi n'umwanzi waryo n'umwe utekereza ko ribu kuba yaza ikabije gufata igatwara abanyacyaha ribu itwara umunyacyaha ariko icyaha ifunga nicyo umuntu wakoze ku mugaragaro ariko hakaba n'icyaha none itorero ry'ubwaryo rihanira umunyacyaha kandi icyo cyaha cy'umunyacyaha rero itorero rihanira umunyacyaha niryo rishobora guhindura wa muntu ariko iryo ribiza guhanira wa muntu uvanye mu itorero nakabaye icwende ahubwo iragenda imushyiraho amapingu imushyiraho itegeko ariko ntago rihindura ibyo siri muri we ahubwo imushyiraho ubwoba yego. Ni nyuma yaho mu rusengero rw'itorero rya ADEPR hari video yagaragaye y'umuhanuzi wahagurutse mu iteraniro aravuga ati Izayi Imana yaraguciye ku ngoma arenzaho n'ibindi avuga ko Izayi abeshyira perezida wa Repubulika kare wamutumye ibyo akora byose ari wakorera ati nyamara byose ubikoze mu bujura bwawe. Ubuhanuzi bwamanukiye ku itorero ndatekereza ari Nyarugenge ni Nyarugenge byabereye uhamunuzi aca Izayi umva ko mu bakristo arimo uruntu kuntu ntarajya kure cyane nk'iriya video y'umuhanuzi ndatekereza ko wayibonyemo iki mu ruhande rwawe? Ya urakoze Damuru ndibuka ko twigeze no gukora ikiganiro kiriya video ya mu by'ukuri hari ibintu bibiri ushobora gushinja ntimuntera amabuye ariko munayantera nta kibazo. Icya mbere kimwe kiraba kuri protokole ziri mu itorero yego. Cya kabiri ni umuhanuzi ko Bibiliya yitubwira ko abo kubahwa tububahe. Icya kabiri umwuka w'abahanuzi
ugengwa na ba nyirawo ntabwo ibihanuwe byose ariko ubivuga hari n'ibyo uvuga ugapfa utaragera hehe i Yerusalemu kuba yakubahuka Izayi nako ni umuvugizi ngo tuba tumwambuye intuza kandi koko nibyo umuvugizi Pastor Revera tukaba no kuvuga ngo akamwubahuka kuvuga nubwo Imana wibuka umuhanuzi bita Natani yego ajya guhanura Dawidi yabicishije mu marenga ntago yagombaga kubwira umuvugizi kuri ibi kuko ni umuvugizi ariko siwe ntago ari we fonda nta nubwo ari we vizioneri ni umuvugizi umuvugizi iteka ashyirwaho n'abantu agahabwa manda azakora yarangira akajya mu nshingano zindi uri koko navuze ijambo rivuga ngo biriya ni ukwikirigita ugaseka wowe koko karakavuze aha ni kuvuga ngo umuciye Imana yamuciye rega ariya tuvuge ko yazanaga ubutumwa bw'Imana yamuhaye ntabwo rero yaca umuvugizi kuko n'ubundi ntariho kuko Imana ari we yamwimitse kimujye mugitandukanye ariho kuko ayoboye manda ni umukozi niyo mpamvu ahinduka umuvugizi tugira umuvugizi wa leta wo mu mategeko umuvugizi w'urwego rwa RIB mukajya mu mureba rwa polisi rwa gisirikare hari ibintu udahita wiruka ngo ujye mubwire ngo perezida ngo ibi nibi ubanza hari aho ugomba kubanza ujya gute kubibaza nanjye bwanjye mu itora aribyo utaza wiruka ngo uhite unzanira ubizanye ushobora kumara amezi n'amezi ntaragusubiza bitewe n'uko bitaciye aho bigomba guca icyo rero ni ukuvuga ngo kuba ubwe yashyizweho ni ukuvuga ngo umuvugizi yashyizweho n'amategeko ntabwo ari Imana aya mategeko nanone Imana yemera ko nta buyobozi n'umwe bujyaho budashyigikiwe n'Imana Imana yemera ko ubwo buyobozi bujyaho kuko bubona ko bugomba kuba Imana yemeye ko Sawuli yima ingoma kugira ngo mwene Kishi kugira ngo abashe kugenda yigishe Abisirayeli umuntu uwo ari we ko banze ikoborwa n'iki none uyu munsi irazana abahanuzi bayobora iratorero n'akavuyo bafite bahereye mbere ikiza kwereka dore ikintu cyica deperi kibamo ni ingengabitekerezo ibamo iyi ngengabitekerezo ibamo iteka ihorana izana abantu ba kera kanaka niwe wayobora nawe kandi akiriho bari bamumereye nabi yari afite izindi ntambara wabyumvise umuyobozi wese ku rwego rwe ahagazemo ahura n'intambara perezida wacu ahura n'intambara z'abari muri opposition nabo bahaye ngo bayobore nabo bahura n'izindi ntambara zo muri opposition nta kintu kitagira opposition Izayi rero icyo ari wahura nacyo ni opposition y'aba bandi baheze inguni hari ikintu nabonye hari umuntu umwe hari intambara ziba muri ADPR kuri buri manda yari buri muntu wese urebye zagurutswa n'umuntu umwe kandi ejo naramubonye kuko muri niyumviye ikiganiro uramuvuga oya nago muvuga ari muri RIB kuko jewe najyaga ari mu batawe muri yombi ibintu byo muri ADPR ntago mbizi cyane ariko ni itorero nkunda n'abakozi baho turabakoresha ariko najyaga mbona nkabona iteka intambara zihaguruka zirasa umuvugizi we kandi ukuntu ari n'umuhanga umuntu uzitegura akoresha abahanuzi akoresha itsinda bigeze kujya abahanuzi bigeze kwirema inteko babwira umwami Yehoshafati ngo agende atera azatabaruka sibyo kubera iki bahuje inama hari igihe rero Imana ishobora guhagurutsa umuntu uyu muntu rero watumye ahanurira umuvugizi kuriya protokole yigaye yisuzume icya kabiri uyu muhanuzi ko yarazi ko Izayi yagombaga kuba yaragiye akabwira Izayi icya gatatu kuvuga ngo perezida yamutumye inzego zose zikora mu gihugu zikora perezida si byo se n'amatorero uyu munsi tuyoboye usibyemo
ibanga ririmo ry'ubumana naryo ariko n'ibyo tukora uyu munsi turakorera leta sibyo hari ibyo dusabwa na leta kandi ko leta ni perezida wabyumvise kuba yarazi rero ko ari ibyo akora mu nyungu ze ntabwo agomba kwivugira kuri public ngo amwangishe abantu ayoboye yagomba ahubwo reka nkubwire damu hari ikintu namenye uyu mugabo Izayi intwari nkurikije intambara amaze iminsi acamo uwo abandi ntavuge akicecekera agira impano yo guceceka ni umuhanga urumva rero uyu muntu ejo bundi ari abanyamakuru nawe numva basobanura neza menya ko bakoze urutonde bashyira n'abantu bagenda bagiye gute babasinyira nibyo twari tugiye kujyaho yego uyu muhanuzi bimaze kujya hanze ko izaciwe haje inzandiko zeguza Izayi zaje nyuma y'umuhanuzi haza inzandiko zeguza Izayi na inzandiko nabashije kuzisoma hari abo byari bimenyeshejwe uko yanditse urwandiko rabo mu bimenyesha beguzaga Izayi ko nyine hari ibyo ari kwica hari ibyo bamuregaga ni byinshi bivuga ngo ibyo bamuregaga bihuye n'ibyo wamuhanuzi naho byawamuhanuzi kwica umurimo kwica itorero ku bintu byinshi none se tumenye ko umuhanuzi ari washatse itsinda riza kuvuga ngo nahanuye ibi bijye mu bikorwa cyangwa twemeze Imana buriya niba ni umuhanuzi yarahanuye ibintu Imana yise bigaragaza kuko bahise bavuga ati reka tweguze n'umuntu kuko Imana yaranamuciye ariko ibyo mujye muzabibaza abandi batavugana n'Imana sibyo Imana yaranamuciye reka dute tunamweguza nyuma y'uru rwandiko rwo ko Imana ikora ubwo nibo babizi nyuma y'uru rwandiko Libu yataye muri yombi abapasiteri ndetse natekereza n'abagabo babiri ndetse n'abapasiteri babiri abapasiteri se baracyayobora bafite inshingano mu itorero ntabwo mbizi neza niyo bagiye bagifite inshingano mu itorero bivuga ko muri izi nzandiko banditse beguza Izayi ari inyandiko mpimbano hari n'abo banditse barangije barabasinyira niho baje gutabwa muri yombi bashinjwa inyandiko mpimbano nakubwiza ukuri none se damu reka tuganire buriya ngana nawe ndishima kuko uyifiteho akantu gatoya k'ijambo ry'Imana reka twemere umuhanuzi arahanuye twese abadukurikiye birashoboka ko utazi uko Imana iza yivuga ariko nagiriwe ubuntu bwo kubimenya ko hari ukuntu ijwi riza hari umuriri uza muri wowe hari no kubwira ati robantu ibintu bivuge hari naho ubwirwa bikaba ngombwa ko utajyana n'abandi bantu bibwira uyu muhanuzi uhanuye akeguza umuvugizi Imana kwimuciye akabivuga kandi undi atari Imana yaje ngo imwimike ko Imana ntabwo yaje ngo ivuge ngo yimitse Izayi twabonye amatora sibyo ngo bavuga ko yatetemo RGB nyine reka tubyemere RGB ni ikisi ni urwego rushinzwe amadini n'amatorero none se bakubwiye ko yaturutse muri Islam aza kuyobora yayoboraga muri ADP sinzanajyaga ayobora hirya aha ngaha hehe mu bice ahantu hatazwi cyane ariko harazwi ko mukamujya nkaho atarazwi ari ahantu yarazwi yayoboraga birabereye pasiteri ko hari abashuti banjye bayoboranaga nawe aha yari imitswe urumva yagize amajwi yaratowe amajwi aba ari urwego rwa RGB nibwo rwemeje rumushyira aho ngaho n'ubuyobozi bwose bwa DPR njyanama n'icyose biremera ko agira gute ayobora bahindura inzego zari ziriho bashyiraho ibyo bashuma burembo ibyo rero ntago bikorwa n'umwuka ariko abantu bazabinjije kugeza ryari ibyo ntago bikorwa n'umwuka bikorwa nk'uko systeme yubatse abitewe n'aho itorero rigeze kuko aho bigeze ADPR ifite amafaranga ifite ibigo by'amashuri ifite amavuriro ifite urumva rero ugomba kuzana wize uzi ushobora kugira n'inzego zishobora kuba zajya kugera n'uwo mutungo hanyuma
ntago rero twigeze tubona Imana ihagarara hariya mu mujyi wa Kigali ku rurembo ngo ivuga ati gwera kakanya ati ri nemeje ko Yizayi nk'umwuka wera ambwiye none iramuca n'ubundi itarigeze iza kumwimika ako mukansubizemo iraza kumuca itaraje ngo imwimike iyamwimikiye aho tutareba n'ubundi zamwimura aho tutareba amategeko yamuzanye hakuyobora ikamuha manda y'imyaka ingari 5 nirangira bazareba babone ko yakoze neza bamwongeza nibatamwongeza niko kumuca azaba aciwe ariko ibyo zukuza bavuga ngo Imana iravuze ntago ari byo icya kabiri izi nzandiko z'aba bantu banditse noneho harimo ijambo ari ikintu icyo mvugira kenshi mumbwira ngo ndavuga akenshi ndwanirira ishyaka umurimo w'Imana utukwa ndwanirira iri zina uvuze nka Fani nta kibazo ariko haje ijambo pastor ngomba kurinda iryo zina niswe kuko hari undi mu pasiteri yego witwa iryo zina nitwa kandi utari mu byo ndimo abyumvise none pastor wandika rwandiko mpimbano Imana idutuma se kwica amategeko kandi ari kurwanira umurimo w'Imana iryo se ni ishyaka ridafite ubwenge ariko iryo ni ishyaka ridafite ubwenge erega ari ishyaka riba ridafite ubwenge ubwenge ni ikize ngubuze ubwenge agira ate abusabe Imana ishobora guhamagara injiji ariko ntabwo ikoresha iki injiji impano z'umwuka wera ni impano ariko ubwenge bwo tujya gute tubusaba Imana bagombaga ko barasabye Imana ubu uyu munsi rero kubera ubujiji inzandiko inzandiko mpimbano zitwa ngo ni ishyaka ntabwo iryo ari ishyaka damu ni iruba vaho njye nanjye ngewe narababwiye nti wirwanirira ADEPR ifite ikiriho ikora niba uri pasiteri jya muri CH kubwirize jya muri Mageragere ubwirize wanze kubwiriza mbere urugiye kubwiriza hehe baracyari kuri station ya RIB sibyo ubari warabwiriza Imana iri mu kazi we wanze kubwiriza mbere uraza gutesha umutwe uwicaye aho ari wakora icyo agomba gukora umutesha umutwe ngo urashaka ubuyobozi ntago hariya ari ukurwanira ishyaka abarwanira ishyaka nabingingira umurimo hari ibice by'abanyamasengesho harimo abavuga ubutumwa n'abarimu harimo abaririmbyi baririmba abo nibo bakora umurimo w'Imana ariko uwo muntu wandika Imana igutuma kujya kubeshya ukabeshyera jambo rivuga ngo ntukabeshye kandi ntukabeshyere nabandi si ku itegeko ry'Imana rivuga none se ko abeshye akanabeshyera abeshye abandi ko babyemeye aranamusinyiye urumva rero iryo ntago ari ishyaka ririmo Imana kandi witwa pasiteri ururagumura rero ntabwo urumva wowe ukoze ako nta gatsiko k'amabandi ako nta gatsiko k'amabandi gashaka kwica umurimo w'Imana abo ni ba Dorotirifu ntago ari Izayi bashaka kwica Izayi ni umugabo ejo yava akakora n'akandi kazi kandi akabaho nk'uko na mbere yakoraga kandi akabaho ahubwo bariya bo byarabacanze ntacyo bafite bakora twese dushyumbye amategeko amatorero ntago ari atugaburira kandi ntago ari dushyize iminago tugiye kugurisha intama kugira ngo tubeho ariko dukoze umurimo w'Imana gusa abona abanyamuhamagaro icya ubise nk'ubu muntu ureba akavuga ngo pasiteri yanditse urwandiko mpimbano uramufata ute pastor uri busanga sambanira uramufata ute pastor usanga wasinze uramufata ute urumva ukuntu izina ry'Imana igena ritukwa uyu munsi urahura n'umwana wiyambariye neza ugiye muri korari agiye gusenyera kuri ADEPR hakurya harwari bifitemo ariko uyu munsi igiweho icyasha natwe nibagaruka bavuga ati na amatora y'amapantekote abapantekote bazara tuturazamo kubera imburuburu z'abantu badashaka guhinduka mufate igare munyonge mu abanyonzi nibananira mwikorera imizigo umuntu arurwana gukorera Imana mvuza amagambo akomeye ariko nta kundi kubera ko nta kintu kindi narenza n'umurimo w'Imana muri mwangiza wowe uzi ngo urangiza Izayi se gutwaye barabara basanga Izayi zina n'urugo rwabo ntabwo ahazi ariko ntabwo ushobora kwandika urwandiko mpimbano ngo wandikiye RIB umukozi w'Imana Imana yashyizeho umwami
umutambyi n'umuhanuzi. Aba bose barakoraga, umwami yazanaga amategeko. None munaniwe kumvikana mu Mana. Dore bishize nibyo nakubwiye kandi wowe nabivugiye kuri channel yawe. Bandikiye izo nzego bimwe byazayo ngo bajye mu rukiko ntibatsinzwe. Imana buriya ntago gitwaza ari watsinze, hatsinze zayo mutebo. Bo bareze gitwaza kandi gitwaza n'umuntu. Sibyo? Yego. Ariko kuko hejuru bakoze ikosa barenzayo Zayoni. Zayoni nawe uri Zayoni, nanjye ndi Zayoni, ni Zayoni. Abo rero Imana irangije avuga ati reka ngire gutya nkureho. Aba rero nabo bakoze mu jisho ry'umuvugizi wa ADPR, baravuga ngo Izayi. Kumbi bakoze ku mutima w'abano bantu b'abanyamasengesho bakoze Imana bikorera Imana. Bangenerwa ubwo bo barahawe. None se ari wambwiye ngo ariko nguza amadeni twa dufite. Itora ryagutumye ujya gufata ideni. Nguza amadeni twa dufite, ngusa tuba turishyura amadeni. Tekereza nk'icyo badusezereye dufite amadeni. Babase dufite amadeni. Abadukurikiye mutagiye mu bintu ngo mufane ngo mujye tushyire mu gaciro. Koko wazuka ujya kurega ugakora ibidakorwa mu Mana ngo nuko baguseze ufite ideni. Nose waruzi ko akara karima kaso na nyoko. Izayi niba yarabirukanye bafite amadeni babigenze gute? Bagomba kuburana nawe, bagomba guhana uburenganzira bwabo. Guteze. Nose wagiye kubasezera nta burenganzira koje bwitorero. Ntabwo koje uburenganzira yarabufite. Ubu nta bagabo nzi hano hakurya batagiye mu manza kandi baro bakora umurimo w'Imana. Barahari. Umwe tumuziranyeho kandi arakora umurimo w'Imana kandi igeze mu mategeko ngo ajye kuburana. Kuki tuburanira mu bisi? None niba yarabasezereye ubuse wowe uwo basezere ku kazi akazi gasanzwe karafite ideni nawe ajye gutonda. Niba baguhaye ubuse abasirikare basezerewe mu gisirikare ari bakajorite bajye kuburana akaguru kabo basizeyo n'akaboko kwibyo babahaye byashize. Ariko dago mwaretse tukareka gutukisha umurimo w'Imana. Ndavuze muraje munyadukiye. Ntabwo byoroshye cyane. Bamwe bakavuga ati Izayi ADPR niba navuga ko isa nkaho yiremyemo ibice bibiri, ku ruhande rwa Izayi no mu rwego rw'abahanuzi. Iminsi yashize hari abahanuzi benshi baje avuga ati Izayi ibi nibi. Bano baza kuri social media se cyane simbemera. Ntago mbemera damuru. Okay, ntimunyumve nawe. Yavuze ko izagiye guturuka ntago mvuze ko buretse gato ntawe mvuga mu izina. Ntago mvuze ko abaza kuri social media badahanura, barahanura. Ariko nibagera mu gice cyo guhanurira ADPR, sibyo? Bashyira hasi agapira. Kuko hafi ya bose urasanga bafite itsinda abarizwamo. Uko ni babandi ni nkuko hano kuri social media ujya kubona ukabona ukabwizwa ukavuga wagira gato wavuga ku gihugu. Agahita unduza akakubwira ati umvugiye ikintu kubera iki? Kuko icyo uvuze nicyo kiri mu mutima we. Ariko umukozi Imana nta fanatism agira, nta ruhande aherereyemo. Niba rero aba bantu bavuga ngo Izayi nabo baramuciye, nta aka kantu mubanze mugakureyo nushaka ugafata ukwako. Ntabwo Imana yaca Izayi itarigeze iza kumwimika. Akamara byumva. Ntabwo yaza guca Izayi ngo iraguciye itarigeze imwimika. Izayi ni Izayi ni umukozi ukora kandi ukora ibyo ashinzwe. Kuko yatorewe kuyobora manda yarangira agasubira mu kazi. Niba yakoraga muri banke, niba yakoraga muri revenue, niba yakoraga kwa muganga agasubira hehe cyangwa akajya muri pasiyo. Kuko urwego intuza manda ye nirangira nta kindi. Rero ntago twabonye bimika. Tujya tubona papa bavuga ngo umunsi n'uyu wazabaho gutora papa, sibyo? Bakamara iminsi bari mu cyumba cyo hejuru baro basenga cyangwa se bari mu myiteguro.
tukabimenyeshwa. Twe rero ntabwo twamenyeshejwe ko iza yimitswe ngo ajye hariya basuka amavuta ku mutwe we, sibyo? Yimikwe, ahubwo yaratowe, sibyo? Amaze gutorwa aterekwa ku mwanya, ararahira. Niyo mpamvu umunsi ajyaho ntiyarahiye. Yarahire kugira gute? Nuse kwimikwa utorera Imana yakwimitse urarahira. Yarimitswe haza inzego bwite za leta. Bivuga ngo rero kuvuga ngo kuza navuga ngo yamuciye nanone ngo Imana yavuze ngo yamuciye, no aho ngaho muse nkaho mugabanyamo gakeya, mugire n'ukundi kuntu mubyita, ahubwo mwe gukoreshwa bitewe nuko hirya igice kinini kibari inyuma kivuga ko iyo mvuga ADPR n'ibyayo ngira abantu benshi b'abapasiteri ari abasezerewe n'abakirimo. Akenshi bakunda kumbwira ati ibi ni twese ko twavuye ku cyo tumeze gutya. Iteka icyo basubiza ni iki? Iteka amategeko aravuna, kandi Izayi ayoboresha amategeko kuko mwanze kuyoborwa n'umwuka w'Imana, mwanga kwemera ko abahanuzi n'abakimwe niba munahanura mwe guhanura mu kajagari. Niyo mpamvu babafatira ibyemezo be guhanura hehe mu kajagari. Nyuma y'ibyo ngibyo byabaye niho haje gusohoka inkuru nayo Niba bamwe yarabashimishije n'ubundi koko harimo ibice bibiri abandi rabababaza. Ni inkuru yasohotse, ni ibyabaye ku itariki 2 witwa Bishop Thomas Rwagasana wahoze ari umuvugizi wiyungirije w'itorero rya ADPR yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'izahabu ya miliyoni 50. Yari Bishop. Ni benshi kuko hari hafunzwe abantu 12, harimo bagiye bakatirwa 5, harimo bagiye bakatirwa 2, harimo bagiye bakahabwa ni byinshi. Ariko icyo bashinjwa cyangwa se baregwa, abantu barabizi ko ADPR yakusanyije amafaranga yo kubaka Dove Hotel, aho byagaragaye bo bavugaga ko Dove Hotel yubatswe itwaye miliyari 6,200 cyangwa n'ijana ndatekereza, ariko igenagaciro ryakozwe ryasanzwe yarubatswe mu mafaranga angana na miliyari 5 na miliyoni 200, amafaranga asaga miliyari yose y'abayoboke ba ADPR. Kari danger. Ya buriya rero kuba yakatiwe inkiko nabyo ntacyo turi bubyongereho ko umuntu yakoze icyaha, ariko uri hejuru ye wari uyoboye ADPR we yagizwe umwere. Nyine nibyo tugiye kurebera hamwe. Buriya ni mama mwubwira ni uyu nawe nturabizi biro bisakuza, uwizayi nawe azavaho hagaruka abandi nawe kandi bakoreshaga byose nawe bamushyirishemo. Buriya ntabwo uyoboye ashyiraho amategeko ko ntabwo ari ku kigega. N'uyu munsi wasimbuye Tom Rwagasana, uwamusimbuye akaba akora ibyo yakoraga, nawe imana ye nageze ajya muri gereza. Tubona ba meya, ba guverineri, ba minisitiri runaka k'ab'inzego izi n'izi, si ibyo bo bahinduranya kubera ubushobozi afite. Hari n'abo bafunga kuko yanyereje umutungo. Abo bose babajyana muri gereza kuko banyereje umutungo wa rubanda. Niba n'itorero niyo nakubwiye ngo abari barwana umukristo muzima nta n'ikibazo afite, sibyo? Yatangaga yishimye ko agiye kubaka hoteli yitorera. Ariko umuhanga mu kurya we yarazi, ashobora kuvuga ati ashobora afite enjeniyeri bayasangiye. Yego. Agenda kuko ntabwo ushobora kubaka ngo ugere ku kintu runaka udafite ikintu wakora. Natwe twarubatse uca aha mpaka mpaka niwanga ndajya kandi koko akabikora.
kubera impamvu runaka yaba inzego za leta zirya ruswa benda mu giturage hasi bo zibanze zirya ruswa ariko ntuvuge nuvuga baragukanira uwo hejuru ntazabimenya hanyuma no mu itorero naryo rifite amafaranga muzabona umuvugizi w'itorero cyangwa se representa waryo ahagaze agahagarika abantu ntimukamwikome kuba arahagaritse bazasakuza kubera ko bakwiye ku kigega wabyumvise turabizi ko turi abahinzi dufite abakozi benshi dufite umukozi iteka yabaga ku nyanya zeze agakora cyane kugira ngo bukeye rero tugiye kumuhindura nyaranga ateza akavuyo naho kumbi kuko inyanya zeze ziba ari nyinshi urumva inyanya usaruramo imodoka zingahe hari igihe utazi noneho kumbi we aragenda agasarura inyanya ibase y'ibihumbi 30 igenda akayigurisha 20 akagurisha urumva mbese iyo nyanya zeze aba umukire ariko twe ntago tubizi aranyereza n'amatungo amagapfati yapfuye none nagira mubwira rero twereke intumbi ibikoko byazitwaye nuko nyuma rero kwera amafaranga twisanga yazanye umugore muri ya famu bagenzi tumumenya gutyo dusanga yaribye ahubwo ngira ngo yaguze yaranubatse iwabo ku cyaro kugira ngo umenye umukozi ko yiba nuko umuhindura iyo umukuye muri aho yakoraga muri poste yakoragamo ukahazana undi niwe uzana makuru ya wabandi rero akeshi umuyobozi hejuru ashobora kwirukana na perezida ashobora guhindura umuntu kubw'impamvu nabane nabo yobora abantu bafite impamvu rero uyu mugabo kuba bamukata imyaka 7 n'izo miliyoni azazigaruza kuba ari bishop byonyine akaba yari yashyizwe iyo kesi yo kuba ari icyo nuko atarinze rya zina rye ntabwo yarinze rya zina birashoboka rero ko umwe yagirwa umwere undi we ntagirwa umwere bitewe nuko byacaga hehe mu kiganza yajya kumuhaka muhaduke we yariye byinshi akagaragaza raporo kuko bari n'abahanga aba bantu bize imibare n'abahanga kuko namenye ko umuntu ashobora no kujya muri gereza akamara imyaka 10 kandi ahakana icyaha avuga gereza akazakatirwa agasohoka agatabura yayandi yayatabitse yakora ni umukire arya yicaye kubera iki kuko yamenye gufata icyemezo cye cy'ibyaha bye rero no kuvuga ngo yaba itorero niyo mpamvu rifite abavugizi kabifite abanyamategeko barireberera barebera ibya rubanda ariko umukristo nibyo bya bice bibiri rero tuvuga hari cya gice cy'abanyamwuka kisengera kitari mu bintu by'amaturo n'amafaranga gitura hakaba n'ikindi gice rero kitakinezezwa n'iby'umwuka ahubwo kinezezwa n'ibyinjiye nibisohoka binjije yatugabane bazanya yaturagabane ko wabandi wandi wituriye wituriye cya 10 n'amaturo nta nubwo aziyo biva niyo bijya abantu benshi bumvaga ati ibintu bidashoboka ise gute abantu bafite inshingano zo kurinda amafaranga y'itorero zo guteza imbere itorero aribo barya amafaranga y'abakristo babihereye kuvuga ati nk'uyu bishop yari uhagarariye abandi ba pasiteri ni mu bayobozi bakuru kuko mu bafunzwe 12 cyangwa se mu bari muri dosiye ni abayobozi bakuru b'itorero rya DPR kavuga ati abayobozi bipfira hejuru n'abayobozi bandi bariho bakuru ubu niyo barimo barayarya ubu ngubu biba byagenze bite kugira ngo umushumba pasiteri ko abantu bose bavuga ko ari umuhamagaro bahamagawe n'Imana birangire bo bari amafaranga y'intama z'Imana reka nkosora akakantu agapasiteri bose ko bahamagawe yego hari pasiteri wahamagawe hakaba na pasiteri w'umwuga w'akazi abo ni babandi kwize theology kabarabaye mu itorero gusaza uko bikorwa akaza agahabwa akaza akayobora kandi agatabwa titre ya pasiteri kuko yavuye kwiga theology ariko hakaba n'umunyamuhamagaro iki nicyo gice rero kinakomeye cyane kiba ari we mutima w'itorero uwo rero abari aho ngaho cya kabiri rero kuba
ibyo bikorwa byose babikora ni uko haba hamaze kuza akantu kuba haboneka amafaranga, kuba yareba ku nyungu ze akirengagiza umurimo w'ubuhereza w'umuhamagaro w'uwakorera, ahubwo akarekera imbere za nyungu, kumva ko ashaka imodoka nziza, kumera nk'aha, kumera gutyo, no gukora kandi no gukora ku byashinganywe. Yuda niwe wari ushinzwe, niwe kontabure wa minisiteri ya Yesu. Nawe amafaranga yaramuryoheye. Yesu yigiriye kwa Simoni, Mariya azanye amavuta, ataye amavuta twari kuyagurisha akavamo ibiguzi tugafasha abakene. Yesu ati ntago muramubabariza iki, abakene muzahorana iteka. Besha ashobora kuza yitwaje ngo arafasha umukene kubw'inyungu ze. Nizo ntambara ubona abantu benshi bafite, unabwira abantu ati dufashe umuntu naka ntabikore. Ejo bundi hari umuntu wampaye ubufasha, nagomba gushyira umuntu ndamuha, ariko arambwira ati uzagereyo. Yego, ndamuhamagara pe, icyumweru kirashira. Ndavuga se uyu muntu telefone abakure ku buryo atareba telefone ngo ayitabe. Nanamwandikira message kuri WhatsApp, mbona ko yayisomye. Ndagaruka mbwira wa wundi namubuze. Ndatereka dutegeze, turategereza, hashize akanya abona undi muntu. Abonye undi muntu uko yarameze, arambwira ati fata bwa bufasha bwa wa muntu ubufashishe uyu nguyu. Ndavuga nturakoze. Wa wundi mbumufashishije anyandikira message ishimira wa muntu. Aravuga nti hari umuntu mpaye ubufasha bwawe n'ubu. Arangije yandika message ashimira wa muntu. Fata ya message nyereza wa muntu. Icyo bita gukiranuka biragoye, biranavuna, ariko tugomba kubikora. Ushobora no gufasha umuntu ugasonza uyafite ugakiranuka. Yuda arangije aca hirya ashaka abaza kugambana, akurisha Yesu ku bice 30. Ibyo byose ni kidashaka kwereka ba bantu b'imbere uburyo bakora ku byashinga. Yarayariye se, yayishimiyemo se, ni ibyaba nabo bariba, ariko ntibabyishimiremo, bakajya hehe? Mageragere. Bakajya no kurya n'ibya leta n'ubundi, kandi byaba barabiriye. Utwo twose n'utuntu twagendaga dukorwa, Imana ikwereka ko hari n'abantu babaye ababi babayeho. Twagiye kwa Kane, Akani ngo yenda ku byashinganywe. Amaze kwenda ku byashinganywe arabihisha mu ihema, azaniye ikizira, arabeshya, ariyunyuguje, kandi akomeje gukora wa murimo. Bamutera amabuye kugeza ashizemo icyuma. Uyu munsi nta mabuye, ariko ari ibindi bihano bindi. Gereza y'Amageragere. Ariko uretse ko batararanaje mu makuru mfite, kuko n'ubundi batawe muri yombi, ariko mu rukiko rwisumbuye bari baburaniyemo rwari rwabagize abere, ariko ADP n'ubushinjacyaha barajurira, nibwo urukiko rukuru rero rwaje kubakatira ibihano. Urumva ko n'ubundi bishoboka ko bakatiwe bari hanze, ariko ntago turamenya amakuru neza niba koko baba baragejejwe muri gereza y'Amageragere. Yatari ntago byoroshye n'ugusenga cyane. Ibi bikwiye guha isomo ki abandi bashumba bari mu itorero rya ADP? Igomba kuba isomo kureba ko umuntu wese icyo akora, ubiba icyiza azagisarura, n'ubiba ikibi azagisarura. Yagombye kumenya ko umuntu wese nibatarinda ngo barinde umukumbi w'Imana, barinde iby'Imana yabahaye, umutungo Imana yahaye itorero, bawubera inyangamugayo. Nabo ni abakandida b'Amageragere. Dusoza, ni ikintu cyabaje abantu benshi, ni ikintu kitari kuvugwaho rumwe nyuma y'ibiriku byamaze iminsi biri kuba. Ubu navuga ko mu itorero rya ADP bitemewe guhanuriramo. Mu itorero ariko ubundi mu rusengero rwa ADP umuhanuzi tezevu oya damu naga ADP yanga abahanuzi, itabanga yanga kavuyo. Nabisobanuyeho. Bibiliya tubwira ngo tugire gahunda, kaduhanure muri gahunda. Yego
ngo umuhanuzi umwe n'abahanura undi aceceke wabyumvise yego kandi buriya niyo mpamvu mu itorero habamo umuhanuzi intumwa umwigisha n'umushumba sibyo n'abandi icya mbere uyu muhanuzi ubundi aba agomba gutanga ubuhanuzi akabanza kububwira umushumba kuza rese nibwo buba buje mwuka w'Imana niba kumanukira buretse gato twamaze kureba ko ubuhanuzi buriya butari bumanutse bwari bumanutse buriya niba uvuga ngo munyumvishirize sibyo genda umumbwirire ninde ni Baramu ni Baraki yahawe ibiguzi ngo ugende umvumire bura bwoko ariko ntiyagira gute ntiyabikora agiye kubavuma abahesha umugisha kuko bari abanyamugisha ko yakira iki witwibuka ko n'abahanuzi rero bahanura bahawe iki ibiguzi akura kumvise wakumvise nakumvise hari abahanuzi bahanura bahawe iki ibiguzi rero abo ADPR ivuga nta muhanuzi yacecekesha kandi itorero ryubakiye kuba bahanuzi habaye inama ubu nta muhanuzi ariko reka mbaze nkubwire je nsoma mbisobanura wimbwira nk'umunyamakuru nanjye kansobanura nk'umupasiteri dusobanura nanjye rero nk'umupasiteri nanjye ntabwo waza mu itorero ngwita uvuga mvuko ivuze ubuhanuzi nk'ubwo bwo kuvugira mu ruhame bubera ku gicaniro muri niba ture sibyo materaniro n'imibyizi ariko iteraniro ryo ku cyumweru kuko iryo ku cyumweru hariho n'abaje ari abashyitsi batagomba kumenya iki ubuhanuzi bw'iki bw'itorero hari abaje bitemberera wo ku cyumweru na Satani araterana rero niba yari afite ibyo byose habaho igicaniro cy'abanyetorero abinginzi b'itorero ndakeka ko umuhanuzi uzahaguruka akavuga ngo Imana irambwiye imbwiye aho ngaho ntago wazabwanga baraterura bakajugunya ntago nemeranya nawe ntago uri bunyemeze ngo bikwemerere pasiteri zigira inshuti singiye pasiteri inshuti ntiyari kurira mu kiganiro arira gute aravuga ati ni gute ubu ngubu Imana ijya kuvugana n'abana bayo mu itorero ryayo ariko uzi impamvu umubyeyi si rimwe si kabiri muri ADPR bafashe umuhanuzi bakajugunya hanze reka nanjye ngusubiza aka kantu noneho nyuma yahuriye hanuriye biriya bya Isayi ubu ni sakererego nyine reka nkubwire impamvu sibyo umubyeyi abyara abana benshi hakabamo abana bihanganira urugo hakaba n'abana b'ibirara hakaba rero n'abiba hagiye umwana agenda akiba kandi bamufashe bamwitirira wa mubyeyi wabyumvise icyatumye rero uyu munsi bahagarika ubuhanuzi bagashyiraho ingufuri wa mwana w'ikirara bizatuma bamufungirana bitume n'abandi baba mu rugo bababuza gusohoka bivuga rero ngo umuhanuzi uhanura iby'ukuri ntago wazamuyoberwa ndakeka ko niba ari pastor zigira inshuti wabivuze atahanura ngo bamute kuko afite ubwenge bw'Imana yego ndakeka ko atazahanura ngo bambwiye ngo ceceka ariko nawe nabura ubwenge agahanura nk'uko uri yahanuye bazatera badimbe ariko niba hari abahanuzi b'ukuri bazari bahanura ko bakeneye kuba imvugo y'Imana ariko kuko batakoze nk'abana bakubaye abana b'ibirara basebya umubyeyi ku karubanda nicyo gituma ubu se uvuze nabi umukuru w'igihugu bamushyiraho si bamufunga nese ntaba yakoze ikosa aba yabikoze nese umubyeyi wawe umwandagarika ku karubanda nese umushumba wari wamuguhaye ngo akuyobore ariko ku ruhande rumwe ibi bigiye gutuma navuga niba Satani yararwanyije ADPR nibemere ko yabarangije yabagaritse uko niba uyu munsi bigeze ku rwego bacecekesha umuhanuzi kuko ngo hari abahanuye ibintu runaka Satani yabagaritse nyine ntago yabagaritse bazumva ivugo y'Imana utese reka nkubwire damu ntago yabahagaritse yarabagaritse ntago yabagaritse ahubwo iriho irototera kugira ngo irebe igira icomoramo nabwo ngo ADPR n'umuryango mugari sibyo kuba bari abafashe ibyemezo ni njyanama ni komite kuko yarebye irebera mu mbone yayibona ko hari ibyo bakora bidakwiye yego ariko barani bafata umwanya wo gusenga no kwiriza ubusa bakaririra itorero bakaborogera itorero ngo itorero ry'Imana riracyahagaze sibyo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarigarika nose ubwagaritse ADPR
izagarika usanga ufite igitima cyo kwishyira hejuru izamugarika. Uwo babujije guhanura agaceceka n'ubundi azaba nta buhanuzi agira. Uwo babujije guhanura mu ruhame ariko nagira ubu koko azagira ubutumwa ananirwa abura naho ajya kubuvuga. Ariko wari uzi ko ubundi uzi ukuntu usengera umuyobozi, ubundi uramusengera yaryama akabura amahoro ngo umwami Asiwarusi Hasuwerusi ni Esiteri wagiye kumureba cyangwa Esiteri bigenje ate? Esiteri yatumye ku Bayuda bafata iminsi y'amasengesho nawe n'abajabe barasenga. Muri uko gusenga kwatumye umwami abura iki? Nguko uko umuyobozi umutumaho urasenga mukamusenga. Niba bafata umutima wa Izayi bakawusengera na bagenzi be bagasenga ati dukeneye ko umuhanuzi yongera agafungurira. Icyo gihe uwo munsi azateranya abahanuzi ababwira uti nimuze hano, Imana iravuga iki ku itorero, abajyane mu cyumba cy'amasengesho ababwira uti nimuvuge, Imana iravuga iki mu cyumba cy'abahanuzi, bahanure abandika, abashinzwe ubuhanuzi bw'itorero bandike. Nibamara kwandika aterure barebe bavuga ati twumvise ikivuga, ariko atari wajya mu iteraniro hariya. Ubwo se baza badahanuye? Abashinzwe ivugabutumwa bateranya bavuga butumwa bati nimuze dusenga, basenga. Iri jambo riho kuko hari ubuhanuzi bumanuka iravuze, ariko n'ubuhanuzi bumanuka mu ijambo. Nabo bavuga butumwa bateranye nabo basenge. Nibamara gusenga nkuko ejo bundi bakoresheje amasengesho yo gusengera babadirija b'amakorari bakavuga ati uyu ni umunsi wacu tugiye kwiga. Nibi nabyo nibateranye bavuga butumwa bagasenga kukiri ijambo riho rigenda rimanuka mu maparuwase yose riraturuka kuki umuhanga uwo Imana izamanukira umwuka wera azahishura avuga ati dore mu Uwiteka aravugana natwe n'iki. Ariko ntago kuvuga ngo Imana irambwiye ngo karara piriya se. Hari ubutumwa Imana iguha kandi ikaguha mu bwenge. Uyu munsi abaciragaho iteka avuga ati ADP yarangiye kuba yaciye umwuka w'Imana ukora mu bahanuzi ikawuca, nuko iri kwirukana n'ubundi Uwiteka cyangwa bari kwirukana Kristo mu itorero. Ibi turabihuza gute? Oya ubabwire yo banadukurikiye, reka mbabwire ngo muhumure, nta gikuba cyacitse, nta n'umwuka wirukanwe mu itorero rya ADP uracyahari. Icyo n'ugucakavuye gusa. Icyo baciye nakavuyo no kugira ngo banze banige. Ndakeka ADP yari ifite ishuri ry'abana ry'abahanuzi. Niyo mpamvu ngira umugisha njashima Imana ko Imana yampaye kwiga ishuri ry'abahanuzi. Ishuri ry'abahanuzi riguha uburyo utambutsamo ubutumwa nabuha ubutumwa ba nyirabwo ukabimuha ukabuha kandi buri muntu wese akiyumvamo. Ikindi navuga ku banyetorero nabo ngo nibakomere kandi bakomere. Icya gatatu bavuga ngo itorero rirarangiye, umwuka weraragiye. Muri Covid bahanurwaga nande ko batora atasengaga? Bagisubize muri comment. Muri Covid matora niyateranaga, abahanuzi nibabonaga bahanurira, ntibasengaga. None se koko umwuka yaragiye? Iri tora ritasenyutse muri Covid rirasenyuka nkuko bahagaritse umuhanuzi? Kandi nanubwo nawe baguhagaritse uko wahamagawe kumwuka avugana nawe, Imana igufashe wowe. Niba ubonye ikibi kije mu itorero gisengere kuruta gushyira hasi. Rwose nsaba abantu b'abanyeturo muri ADP cyane cyane abaza bavuga byacitse mu itorero, mugerageze mukunda itorero ryanyu, murikundishe n'abandi. Mukunda itorero ryanyu, murikundishe n'abandi. Bakozi b'Imana mwaba bari hukoreramo, mwaba abasohotse, mukomere ako mwirinde ko umwanzi yabacamo kugira ngo umurimo w'Imana uhinduke igitutsi. Yego, ni byiza cyane rero mwese, reka tubashimire kandi tubabwire ngo turabakunda. Tuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nk'ibisanzwe. Twari turi kumwe na Pastor Fanny kandi turi kuri Pastor Fanny official. Kore subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ubwire ngo mu kwezi kwa 12 tubifuriza kuzakomera kuzabana n'Imana mu buryo bwihariye cyane, kandi tubabwiye ko hari igikorwa cyo gufasha kiri gutegurwa, igikorwa ngaruka mwaka cyo gusangira
n'abatishoboye dukora hano kuri Pastor Fanny Official no gusangira noheri n'abana nanone. Yego, n'abana bavuka mu miryango. Yego, uyu munsi turateganya guha noheri abana bavuka mu miryango itishoboye ikennye kugira tubahe urukundo. Icyo gikorwa tuzagikora ku itariki 26 noheri yaraye ivuye 26. Hanyuma 26 ushize twatanze inkoko. Inkoko twazihaye bari abakecuru. Ari ababyeyi bakuru bakuze nibo dufasha kuri 23. Ni ibikorwa biri dukora mu kwa 12 dusoza umwaka. Hanyuma tugasangira na noheri. Ndashimira abakozi b'Imana abantu bamwe badufashije ubushize bo mu Butaliyani, harimo n'ababikira. Yego, bababikira badufashije guha noheri abana bose. Wenda simvuze izina rye ariko Imana iguha umugisha. Yego, turabashimira. Rero nimero ni yahindi 0788 61 26 0788 turabakunda. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka.